kiriza amakipe ane ya mbere akayigaruka akayazamo ariko byari bimaze kugera ku rwego rwo equipe ya Arsenal itagaragara mu makipe ane ya mbere. Icyo kintu equipe ya Arsenal irakimetirije. Ubu ngubu nta mufana wa Arsenal uhangayikiye kuvuga ngo nzaboneka mu makipe ane ya mbere ngo nzakina Champions League. Sicyo kibazo umufana wa Arsenal afite. Araganira na Manchester United akubaza ati uzatwara igikombe ryari? Alex Ferguson 2013 aragiye. Uri ready yo kuzamanika igikombe? Icyo nicyo kibazo umufana wa Arsenal arimo aribaza ryama arota avuga ati nkeneye umwatakarana atamanika igikombe. Chakira umwata gutsinda ibitego 25. Chakira umumediateur ufasha Martin Odegaard. Chakira umuwinga ufasha Bukayo Saka. Icyo nicyo kibazo ikipe ya Chelsea ifite. Ureba kugeza kuri ubu ngubu ugasanga ikipe ya Chelsea ntabwo wamenya ngo ikipe ya Chelsea iri kwiyubaka nibyo ifite ahazaza hayo ariko ikipe ya Arsenal iri gukora ibyo bintu. Rero ibyo byose mbivugiye kuri iyi deal yo bita Mark Guehi. Mvuga ngo kuba ikipe ya Crystal Palace ibashije kugumana uwo bita Mark Guehi ni deal yindi navuga kari nka signing nshya baba bakoze kuvuga ngo umukinnyi wa mwiza wawe ntibamutwaye uramugumanya. Biba ari ibintu byiza cyane ko kumutwara biba bivuze ko nawe urajya kugahayi sinzi n'imicyo ako kibaho kugahayi ko gushaka undi mu defense rugomba kuza agakina mu mutima defense wawe. Ni deal nziza cyane uwo bita Oliver Glasner yakoze kudesha. Oliver Glasner nashimira ubuyobozi bwa equipe ya Crystal Palace babwira ati mwarakoze cyane kugira ngo uwo bita Magi umumemeze ko ahaguma ari urugamba rutoroshye ariko birangiye ne ahagumye muri equipe ya Crystal Palace. Hanyuma bamwita Mr. Jenny wo mucyanika inyamagaba ati big up abasirikare amahoro y'Imana nabane namwe nk'ibisanzwe ni wa mukunzi wanyu wakadasohoka Mr. Jenny urutwitsi w'inyamagaba mucyanika center ya Gikomero mbateze yombi kabisa mumbwire amakuru ya Arsenal ati thanks ndabemera ubwa Arsenal nizere ko wayumvishe Samuel Kibanga tumwiriwe neza kandi amahoro y'Imana nabane namwe ati kaze kandi nanjye turi kumwe mutugeza amakuru no kuri equipe ya Arsenal twayigaraniyeho kabisa ati happy weekend bw'umukobwa bateze yombi kabisa mumbwire amakuru ya Arsenal ati thanks ndabemera ubwa Arsenal nizere ko wayumvishe Samuel Kibanga tumwiriwe neza kandi amahoro y'Imana nabane namwe ati kaze kandi nanjye turi kumwe mutugeza amakuru no kuri equipe ya Arsenal twayigaraniyeho kabisa ati happy weekend bw'umukobwa bateze yombi kabisa mumbwire amakuru ya Arsenal ati thanks ndabemera ubwa Arsenal nizere ko wayumvishe Samuel Kibanga tumwiriwe neza kandi amahoro y'Imana nabane namwe ati kaze kandi nanjye turi kumwe mutugeza amakuru no kuri equipe ya Arsenal twayigaraniyeho kabisa ati happy weekend bw'umukobwa bateze yombi kabisa mumbwire amakuru ya Arsenal ati thanks ndabemera ubwa Arsenal nizere ko wayumvishe Samuel Kibanga tumwiriwe neza kandi amahoro y'Imana nabane namwe ati kaze kandi nanjye turi kumwe mutugeza amakuru no kuri equipe ya Arsenal twayigaraniyeho kabisa ati happy weekend bw'umukobwa bateze yombi kabisa mumbwire amakuru ya Arsenal ati thanks ndabemera ubwa Arsenal nizere ko wayumvishe Samuel Kibanga tumwiriwe neza kandi amahoro y'Imana nabane namwe ati kaze kandi nanjye turi kumwe mutugeza amakuru no kuri equipe ya Arsenal twayigaraniyeho kabisa ati happy weekend bw'umukobwa bateze yombi kabisa mumbwire amakuru ya Arsenal ati thanks ndabemera